nta muganga wifuza ko wamenya ibi, yewe ndetse n'abacuruza imiti yewe, kuko iki kiribwa cya beterave cyuzuyemo ibirinda indwara, itanga amaraso ku buryo bushimishije, ni nziza ku babyeyi batwite, igufasha kandi kwiyuburura kuko ikize ku byoza amaraso ikayafasha gutembera neza. Uyifashe neza wirukanye ibibazo by'umutima no kwipfundika kw'amaraso ku maguru, bityo bizana udutsi tw'umukara. Nta bisa nabi rwose, irwanya umuvuduko w'amaraso. Mu nyigo yakozwe, abarwayi b'umutima ufite umuvuduko udasanzwe banyweye umutobe wayo wa mililitiro 120, bagabanya isura 10 ku bipimo munsi nyuma y'isaha. Ikura uburozi mu mubiri, ifasha urwungano ngogozi, irwoza, irurunda ibyuzuriranamo. Niyo mpamvu abafite nk'igifu kidakora neza, ni ukuvuga umuntu udashoboye kwituma 2 ku munsi, zirikana beterave yagufasha. Irwanya kanseri y'amara, beterave iyigizayo rwose ku buryo umuganga umwe Dr Alexandre French yakoresheje umutobe wayo mu kuvura kanseri. Mwayifata rero mu gitondo nk'ifunguro rya mu gitondo cyangwa mbere yaryo. Ikura amavuta mabi kandi mu mubiri, kimwe n'igitunguru igufasha gukura amavuta mabi mu mubiri. Urumva rero ukuntu ari nziza cyane ku bantu twikundira amafiriti, izarazanye ndetse n'ibindi. Irwanya stress, nk'uko irwanya indwara, itanga muri wowe kumva umeze neza mu mutwe, mu mubiri, ikintu ukumva ukomeye. Urubuto rurashoboye pe, ni ntatenguha mu guta ibiro. Niba ufite ibinure ahantu ukuntu umaze kugerageza byinshi, wagerageza kandi beterave ukaba wiburiyemo. Impamvu yabyo rero ni uko igufasha kumva uhaze nturyagagure, yongera ubudahangarwa, itera imbaraga abarwayi bagahangana n'indwara uko bishoboka. Muri make ni ikirwanisho gishoboye urugamba, ivura kubabara umutwe, ibicurane, gripe n'izindi ndwara na bimwe mu bibazo by'uruhu. Ifasha abubaka urugo kandi ntugume muri tangawizi gusa, kuko kurya indyo zitandukanye bifasha nabyo umubiri. Ni ukuvuga undi muti ni beterave, wabivanga ukaba ukoze umuti. Uko ubikora rero murabibona nk'uko mbibereka muri video. Ushobora gushyiramo nyine iyo ndimu, njye nashyizemo hari indimu gusa, ushobora no kongeramo noneho tangawizi, ukaba ubikoze neza kuko ifasha amaraso gutembera neza. Nababwira iki rero, nutegurira uwawe beterave uraba umukunda by'ukuri, uraba umukundira ubuzima, urabumufasha kwita ku buzima. Rero murabyumva ibyiza byo kwiyitaho, twita ku mafunguro yacu, twongeramo ibiburamo, ibidufasha kurwanya indwara. Ari byiza, bisangiza abandi, nyabuna bigere ku bantu bose bashoboka, kuko abatabizi nyine bicwa no kutabimenya, kandi yabimenye nyine afata ingamba zikwiriye. Niyo mpamvu mbashishikariza kubwira buri muntu wese, ukamugezaho iyi gahunda, ukamugezaho beterave, kuko urabona ni ibintu bitagoye. Beterave, indimu, ukaba ukoze, ntabwo ugombera ibintu byinshi rwose. Icy'ingenzi ni ukugira akantu ufata kandi ugahora uhinduranya igihe cyose. Ntuhore muri beterave, ntuhore mu ndimu gusa, cyangwa ngo ufate igitunguru gusa kuko aricyo bavuze. Ugahora uhinduranye indyo, kuko kiriya kiba gifite iby'ikindi kidafite. Ibyo byose iyo byegeranije bigira icyo bigukorera ku buzima. Ugasanga hari indwara zimwe na zimwe wari kurwara ntuzazirware. Ari byo usanga bavuga amantikanseri, amantidiyabete, ibiki byose. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu iyo wabiriye uba uri kwivura, ibyo bita medecine de prevention. Kwirinda indwara rero biruta kwivuza, akaba ari byo byiza dushishikariza abantu, dusaba abantu deje kwirinda kurwara, kuko iyo barwaye deja haba ari byinshi byangiritse, haba ari akazi utari bubashe kujya gukora, haba hari umuryango utari bubashe kujya kwitaho. Ariko iyo wirinze uba ubikoze, uba ushoboye byose. Mbasaba rero abantu mwakunda petit déjeuner ubanjirije, byaba byiza wasimbuka rwose iyo petit déjeuner ukayisimbuza akangaka, ukaba ubikoze rwose. Amanota ukaba yafite 100%, ukaba ukunda ubuzima, ukaba ukwiye no kubifashisha kubyigisha n'abandi, ukabafasha
kuko ni byiza cyane. Abayisilamu nibo bajya bavuga ngo igisambo kiruta ikindi, ngo ni ikimenya ibintu kikabyibikaho ntikibibwira abandi. Mbwira umenya ikintu cyiza, nk'uko nanjye nzi ko ibi ngibi byagiye bimfasha mu buzima nkabiceceka, ubuhemukiye abandi bazagira gutya bakarwara. Nicyo rero tubereyeho bamwe ku bandi, ni ukubwirana uti iki ngiki cyaramfashije, iki ngiki nkibona gutya. Ibi rero mbabwira hano ibinshi narabigerageje, ibi byose narabigerageje, ndetse n'ubuzima bwanjye buri munsi ndababwiza ukuri, kujya kwa muganga byabaye gakeya. Indwara zimwe na zimwe nagiye mbona zibagirana, ziba amateka. Ubu rwose iyo nshaka kujya kwa muganga, ibipapuro byo kwa muganga bishakisha igihe gishoboka, kubera ko sinkimenye iyo biba rwose. Ubuzima bwarasagambye, burasugira, burasagamba. Ndetse musaza wanjye umwe ajya ambwira ati sinajyaga nemera ibyo uvuga ntarabona ukuntu abana bawe basimbuka.